Breaking news ndabasuhuje bakunzi ba Kwizera TV aho muherereye mwese abadukurikiranye muri mu Rwanda hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko nsuhuje abakristo ba Kiliziya Gatolika aho muherereye mwese none ahangaha mbafitiye amakuru meza kandi amakuru yizewe ni amakuru asohotse muri aka kanya tuvugana makuru agiye hanze nonaha nyuma y'amasaha menshi cyane uko kuva umunsi w'ejo abantu bategereje iyi nkuru abantu bategereje kumenya ibirava mu nama y'abakaridinari barenga 135 baturutse hirya no hino ku isi bahuriye i Vatikani bagiye gutora umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Mu mwanya ni amakuru asohotse abantu benshi bahuriye i Vatikani bari bategereje kubona iki kimenyetso nkuko nawe unkurikiranye warutegereje kubona iki kimenyetso nkuko uri kubireba umwotsi w'umweru wazamutse ikimenyetso ntakuka gihamya ko Kiliziya Gatolika yamaze kubona umushumba mushya mukuru wa Kiliziya ku rwego rw'isi nkuko uri kubibona abantu benshi baranezerewe baba baturutse imihanda itandukanye baje kwakira aya makuru nguwo umwotsi w'umweru uhamya ko Kiliziya Gatolika yabonye umushumba mukuru uyiyobora uhereye uyu munsi tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 2025 ni amakuru agiye hanze atowe none tuvugana saa 12:15 nibwo umwotsi usohotse ugahamya ko Papa Francis yamaze kuboneka nkuko nababwiye mu makuru yatambutse nababwiye ko isi yose ifite icyizere ko ku mugoroba w'uyu munsi hari buze kuba agashya ko bishobora kurangira umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika abonetse. Ntabwo ahita amenyekana cyangwa se ahita agaragazwa ariko bitari kera cyangwa se bitari byakure turaza kumumenya turaza kubagaragariza amafoto yiwe gusa narimbazaniye amakuru mbahamiriza ko umushumba musha wa Kiliziya Gatolika yamaze gutorwa nkuko ubibona inzogera yavuze i Vatikani hose n'ibyishimo kuba Kristo ba Kiliziya Gatolika baturutse imihanda igiye itandukanye ni umunezero ukomeye cyane kuba babonye umushumba mushya usimbura Francis witabye Imana nyuma ya Pasika hari kuwa mbere saa 1:35 nibwo amakuru yagiye hanze isi yose imenya inkuru y'incamugongo ko umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika yitabye Imana ariko uyu munsi n'ubundi dufite inkuru y'umunezero ko Kiliziya amaze kubona umushumba mushya usimbura Francis. Ayo rero niyo makuru narimbazaniye muri aya masaha. Bamwe baribaza se ni Kardinali Kambanda, bandi baribaza se ni umunyafrika watorewe kuyobora Kiliziya Gatolika, ese yaba ari uwaturutse mu gisata cyangwa se mu gice cya Aziya, ni umunyaburayi, ni umunyamerika se? Ni amakuru turi buze kumenyeshwa mu masaha ari imbere, turi buze kumenya dukesha ibinyamakuru bikorera i Vatikani. Turaza kuhereza amakuru arabagezweho mu masaha ari imbere ariko ni ibyishimo byinshi byasaze imitima ya benshi. Nayo rero makuru nari mbafitiye muri aka kanya y'igikorwa kidasanzwe kibaye muri uyu mugoroba. Isi muri rusange n'abakristo ba Kiliziya Gatolika barishimye cyane, baranezerewe kubw'umushumba mushya wa Kiliziya utowe. Nanjye mfite amatsiko simbabeshe, mfite amatsiko yo kumenya watowe ni umunyarwanda cyangwa se ni umunyafrika, ese ni umunyamerika, no w'iburayi cyangwa se no muri Aziya. Nanjye mfite amatsiko nshuti zanjye, nanjye mfite amatsiko nkuko namwe mufite amatsiko
ariko by'umwihariko icyari kinzanye ni ukubahereza iyo breaking news mbamenyesha ko umushumba mushya wa Kiliziya yamaze gutorwa. Kora share, ukore like, comment, niba utarakora subscribe ngusaba kuyikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Andi makuru nk'aya ngaya turayabagezaho mu masaha ari imbere. Narababwiye ngo mumfite ntabwo muzicwa n'irungu, wapi ntibibaho, ntabwo muzicwa n'irungu. Ndi hano kugira ngo njye mbagezaho amakuru meza agezweho kandi yizewe. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kugira amahoro y'Imana. Shalom shalom.